mushima icemezo leta y'u Rwanda yafashe cyo kwinjiza inyandiko ya Braille ikoreshwa n'abatabona, umugambi ugiye gutangura guhera muri mwaka w'amashure 2020. Abatabona bavuga ko ivyo bizofasha abana benshi batashobora kubona amashure adasanzwe kwiga nk'abandi bana badafise ubwo bumuga. Ni inkuru ya Asumta Kaboyi, umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda. Ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi REB kiravuga ko guhera muri uyu mwaka w'amashuri 2020 cyatangaje ko cyamaze kwinjiza inyandiko ya Braille ikoreshwa n'abafite ubumuga bwo kutabona mu nteganyanyigisho nshya y'amashuri nderabarezi mu rwego rwo gutegura abarezi bafite ubushobozi bwo kwigisha buri wese n'ufite ubumuga bwo kutabona. Umuyobozi wa REB Ndayambaje Irene asobanura ko mu minsi ya vuba hazaboneka abarezi bashobora kwigisha abana bafite ubumuga bunyuranye n'abatabona barimo. Ikintu cya mbere cyakozwe nuko muri integanyigisho igiye kwifashishwa mu mashuri nderabarezi buriya hari isomo rijyanye n'uburezi budaheza ndetse n'abana bafite ubumuga bwihariye, harimo birumvikana n'abana bafite ubumuga kutabona. Ni isomo rishya rero ubundi ritabagamo. Byumvikane ko noneho mu gihe kiri imbere tugiye kuzagira abarimu bose bafite ubumenyi nkenerwa cyangwa se ubumenyi bw'ibanze bijyanye n'uburezi budaheza cyangwa se ubumuga bwihariye. Ikindi kintu gikomeye nuko hari ubufatanye dufitanye n'abafatanyabikorwa, aho tugiye gufata materials cyangwa se ibitabo dufite hanyuma tukabihindura muri rurimi rwa Braille kubera ko nirwo bari abana bafite ubumuga bwo kutabona bumva kandi bakoresha. Iyi nteganyanyigisho mu by'ukuri twarayiteguye kandi tugiye gutangira kwishyira mu bikorwa uyu mwaka mu mashuri yacu nderabarezi. Ni kenshi imiryango irengera uburenganzira bw'abafite ubumuga bakomeje kuvuga ko hakiri imbogamizi mu kwiga ku bafite ubumuga bwo kutabona kubera ko abarezi bafite ubumenyi mu nyandiko y'abatabona ari mbarwa. Madamu Mukanziza Venantia, umwe mu bantu bafite ubumuga bwo kutabona, yemeza ko bizafasha abana benshi batigaga kujya mu ishuri. Ni ikintu kimeze nk'inzozi zisohoye kuko kuba rero kigezweho rwose ni ibintu by'agaciro cyane bikomeye, kuko kwiga ko abantu bafite ubumuga bwo kutabona byabagoraga kuko umuntu yarindiraga kujya gushaka hari abarimu basobanukiwe bazi iyo nyandiko, kandi ugasanga mu gihugu hari abantu bafite ubumuga bwo kutabona benshi n'amatike ababyeyi bamwe nta bushobozi bafite buhagije. Gufata umwana urugero nk'uwo mu majyaruguru, urugero nk'Igicumbi ukamujyana nk'Ikibeho, turebe ko hari ishuri ryahageze, kujyana umwana mu burasirazuba Rwamagana bitewe n'aho turutse byari ikintu gikomeye cyane. Rero icyo ni ikintu gishimishije. Ingaruka zari zo kutiga, abiga ni bakeya ugereranyije n'abantu bafite ubumuga bwo kutabona mu gihugu cyose. Abigana ni bakeya rwose, ariko ugereranyije n'abo tugenda tunahura nko mu byaro iyo dutemberayo ni benshi cyane bahari batabashije kwiga. Mukanziza avuga ko mu minsi ishize abana batabona bagiraga amahirwe yo kwiga bari mbarwa kuko ababyeyi basabwaga ibintu byinshi bitoroheraga buri wese kuba yabibona, bagahitamo ko abana babo baguma mu rugo ntibige. Avuga uko yabashije kwiga, yasobanuye ko ababyeyi be bitanze cyane kugira ngo abashe gusoza amashuri ye. Ko njyewe iwacu ni mu majyaruguru, Igicumbi hafi y'umupaka wa Gatuna, kandi icyo gishuri njyewe niga ryari ahantu hamwe gusa mu Rwanda, Igitaramo mu majyepfo. None ayo majyaruguru yo kuva ku mupaka wa Gatuna kujya mu majyepfo mu karere ka Nyanza niho Gatagara ya rifite ikigo cy'abantu bafite ubumuga bwo kutabona. Urumva nategaga inshuro nyinshi, none no kuva mu rugo kugeraho imodoka iba kuri arete y'imodoka ni urundi rugendo. Urumva rero ababyeyi baritanga pe. Njyewe iwacu hari kure cyane y'iryo shuri, ariko amahirwe nagiye ndayashima Imana ko nabashije kuhagera, kuko hari nabo mbona n'ubu bari mu gace k'iwacu kandi bakuze batabashije kwiga. Umubyeyi yagombaga guherekeza umwana akamujyana akamugeza neza mu kigo, n'igihe cyo gutaha nuko. Urumva ati kerera ababyeyi bashakaga y'abantu babiri kandi wenda uturuka ahantu iyo bigwa. Urumva yari ikintu gihenze cyo gushaka igihe kirekire ukabika kugira ngo uzajye kureba wa mwana. Hari n'ababuraga ubushobozi n'aho abana bakaguma ku kigo ntibanatahe, bakaguma mu biruhuko mu kigo, nyine ababyeyi bakarekera. Nayo yagira amahirwe nko ku mwaka urangiye akajya kumureba. Hari n'abamaraga iyo myaka 3-4 batarataha iwabo. Urumva ko byari bikomeye, kuko nimba urugero ngende hano mu Bibare habakaba hari ishuri ya Kimironko ya mbere hano hafi yanjye, nimba hari umubyeyi ufite umwana ufite ubumuga bwo kutabona ntabwo azabasha kugira ubute bwo kumujyana ku ishuri, kuko azagenda namwigarurire saa sita cyangwa nimugoroba. Bizamworera kandi n'umwana bitewe n'akamenyero
ashobora kugenda amenyera inzira akajya yitahana. Ikigo gishinzwe uburezi REB gisobanura ko impamvu iyi gahunda itangirijwe mu bigo byigisha amashuri ategura abarimu biri mu rwego rwo gutegura abarezi bashobora kwigisha buri wese, ku buryo mu gihe kiri imbere hazaboneka abarimu bahagije. Iyi gahunda leta y'u Rwanda ifashwamo n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF.